Zabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba z'abanesheje we. Hazabaho kuramya no guhimbaza Yesu gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba z'abanesheje we. Mana we, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba iz'abanesheje. Hazabaho no gushima Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba we z'abanesheje. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba iz'abanesheje. Haleluya, 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 haleluya. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu Nazareti. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu mukurikirana cyane gutabwa n'Imana TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bagire neza. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo tuzaba tunesheje turi kumwe n'abakijijwe. Imana ihimbazwe cyane. Yesu aguhe kunesha, Imana ime kunesha, kugira ngo tuzabe mu kino gitaramo turirimbira Uwiteka, n'Imana turirimbira dushima Imana iduhaye ubugingo bw'iteka ryose. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Rero turabashimiye mwese ko mugenda mutukurikirana, tugenda tubibona. Yesu abahe umugisha. Dushimiye abanyarwanda, dushimiye abanyafurika batandukanye mwese mu bihugu bitandukanye. Yesu abagire neza kandi akomeze kubagura mu byanyu. Shuje inshuti zanjye aho zihereye hose, ziri Canada, muri Amerika, Yesu abahe umugisha. Mu Bubiligi, Yesu abahe umugisha. Imana bagire neza muri Canada hose. Yesu abahe umugisha cyane. Muri Kenya, Yesu abahe umugisha. Uganda bariyo, Yesu abahe umugisha. Ngenda mbabona. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Lesi enema. Rero reka dushime Imana kuko yaturinze ikabarinda, kugira ngo tugaruke mu ijambo ry'Imana uyu munsi mube hafi cyane. Yesu dutegura ibintu byiza cyane. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Imana turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri umwami w'abami isumba byose. Muri byavuze ngo hazabaho umunsi wo guhimbaza Imana gusa, ubwo tuzaba turi kumwe n'abacishijwe. Imana ihimbazwe. Dushimiye ko warinze abanyarwanda, urinda abanyafurika n'abanyaburayi, warinze ubugingo bwacu n'ubuzima ishimwe hejuru mu izina rya Yesu. Uturinda atari ko twejewe kurusha abandi, ahubwo urukundo rwawe Uwiteka uhimbazwe. Aya masaha tuguhaye ikaze, Mwuka wawe ngubane natugire neza. Mwuka wawe n'udushoboza muri byose Nyagasani. Ntabari twavuga ijambo ryawe ko bikomeye, uzakurikirana ijambo ryawe azabahorwe nawe kandi azasubizwe imbaraga mu bugingo. Uwiteka ahimbazwa. Urako turagushimiye ngo bana natwe mu byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibagire neza muri byose kandi barwanirire mu ntambara ufite, kandi ihanganisha abantu bose bafite ibibazo n'amakuba. Imana isumba byose kandi irabizi. Ibagire neza mukomere, kandi Uwiteka abagire neza abashakira ubundi buzima ahatari ubuzima. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo ryiza rikomeye kugira ngo twumve icyo Imana dutekerezaho njye nawe. Ni titiri ivuga ijambo ry'Imana ivuga ngo kuba mu mugambi w'Imana niko gaciro. Ndarisubiramo. Ijambo ry'uyu munsi ryo kuganira riravuga ngo kuba mu mugambi w'Imana niko gaciro. Turasoma igitabo cya Samweli cya kabiri, igitabo cya Samweli cya kabiri, umurongo wa 17, ibice 17, ibice 17, umurongo wa 45. Tuza no gusoma n'ibice 18, turebe ku murongo wa 12. Turaza gusoma n'igitabo cya Danieli, twumve icyo Imana ivugana natwe aya masaha. Titiri yavuze ijambo ryiza rikomeye, Dawidi yica Goliyati. Dawidi yica nde? Goliyati. 45. Haravuze ngo Dawidi abwira Abafilisitiya ati, mwanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngenda gutera mu izina ry'Uwiteka ry'ingabo, Imana y'ingabo z'Abisiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka ariko ngabiza nkuce igihanga, kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, n'intumbi zo mu ishyamba, n'intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Israheli hari Imana. Imana ihimbazwe.
47. Kandi ngo iteraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka, kandi ari we uzabutugabiza Abafilisitiya. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Ibice 18 murongo wa 12 ngo nuko Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Imana ihimbazwe. Reka turebe n'igitabo cya Daniel igice cya 10 umurongo wa 18. Haravuze ngo uwasaga nk'umuntu arongera nkoraho, arankomeza arambwira ati, yewe mugabo ukundwa cyane, witinya, amahoro abe muri wowe, komera, kuko ndakomera. Ndavugana mperako, tukivugana mperako ndakomezwa. Ndavuga ati, databuja avuga ko nkomeje. Imana ihimbazwe cyane. 11 haravuga ngo aramubwira ati, yewe Daniel mugabo ukundwa cyane, umva aya magambo ngiye kukubwira. Haguruka weme, kuko uyu munsi utumyeho, maze nkakubwira ijambo. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. 12 ahera ko arambwira ati, witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe. Bivuga ngo amen. Imana ihimbazwe cyane. Peresta turi ku ijambo rivuga ngo kuba mu mugambi w'Imana niko gaciro. Ijambo riramfashije, nawe rigufashe mu izina rya Yesu. Tumenyere ko abantu baba mu mugambi wabo, ariko umuntu yakubura mu mugambi we, cyangwa umuntu akaza ku buzima bwawe akamera nk'umugambi, ariko bikarangira apfuye, cyangwa akaba mu mugambi wawe ntacyo agufashije, ntacyo akumariye. Rero kuba mu mugambi w'Imana biruta kuba mu mugambi w'abantu b'abantu. Mwibike umurimbyi yavuze ngo ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana we. Murabyibutse? Imana ihimbazwe cyane. Dutangiye ku magambo meza akomeye. Abafilisitiya baba bafite ngo intwari yabo ariyo Goliyati, ngo bafite ibigirwamana bitandukanye. Mu Bafilisitiya bagiraga ibigirwamana bitandukanye byinshi, za Bali, za Ashera, ni nyinshi zitandukanye. Ngo bakajya bahangana n'Abisiraheli, ngo Abisiraheli bakagira ngo baratsindwa mu gihe cyo ku ngoma ya Sawuli. Ngo Abisiraheli bagiye mu mwobo, ngo abantu bari mu mwobo kubera ubwoba. Bakajya babatera, bageze Abisiraheli bagatsindwa. Kubera iki? Bari baratandukiye ku Mana, kuko umwami wabo ari we Sawuli ntabwo yakoraga ibyo Imana ishaka. None Abafilisitiya babatera, Abisiraheli bagatsindwa, bageraho neza bihisha burundu. Mwene data, iyo ushumbye itorero cyangwa uri mu murimo w'Imana, iyo ukoze nabi, intama zigiraho ibibazo. Rero Bibiliya ivuze ijambo ryiza rikomeye. Sawuli ashyiraho abantu bazatsinda Goliyati, ngo yuko azabashingira umukobwa we cyangwa azamuha umukobwa, n'ibihembo byinshi cyane. Dawidi watorejwe mu ishyamba, kuko nawe aho utorezwa ntawe uhazi, ariko Yesu arahazi. Ngo aragira intama za se. Imana ihimbazwe, haleluya. Ijambo riraryoshe. Aragira intama za se, kandi kwa se batamuzirikana, ariko Imana imuzirikana. Kuba mu mugambi w'Imana niko gaciro. Dawidi yabaye mu mugambi w'Imana. Mwibuka Imana ijya gutoranya Dawidi n'andi mateka akomeye.
Imana yavuze ngo nabonye umuntu kwa Sawuli, kwa Yesaya sore umutima wanjye wishimiye. Samweli Imana imutuma kwa Yesaya ngibona umuntu pe Imana yishimiye, yari mu mugambi w'iki w'Imana. Kandi bene se bavukana batabizi, ise wamubyaye atabizi, mama wamubyaye atabizi, iyo Imana igiye kugushyira mu mugambi wayo ntawe imenyesha. Niyo mpamvu ninagutabara ntawe izamenyesha. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Dawidi atoranywa n'Imana, ibyo bivaho mujyana mu bwami gutozwa mu bwami, akajya umwami azibukira icumu akamutera. Umugambi w'Imana ukarimukwepesha, umugambi w'Imana uturinda byinshi byaduhitana. Igihe kiragera rero Abafilisitiya bayivuga ibigwi, Imana bujyanga agasuzuguro. Impamvu urimo kwangana agasuzuguro umurimo w'Imana, abantu bawutukishije, barigamba kuti twebwe dufite intwari y'Umufilisitiya wacu Goliyati. Baravuga ngo tugomba kuzana intwara yacu, nitubatsinda muza abagaragu bacu, nimudutsinda natwe tubabera abagaragu. Mwumva ukuntu Satani asuzugura? Arasuzugura. Imana yatoranyije umuntu Dawidi yamutoje, arwana n'idubu n'intara agashwanya gusa. Ntabwo Imana igutoranya gusa ikuremo ikizayungukira. Yesu ntabwo agutoranya gusa abareba ikizayungukira. Ntabwo wa mugambi w'Imana gusa nta mumaro uzayigirira. Pele kota sinema. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Ntabwo abantu bose kandi baba mu mugambi w'Imana. Ibyo mushyiraho akadomo kabisa. Ntabwo abantu bose baba mu mugambi w'Imana. Muravuga ati se Imana igira ubana ku butoni? None se kwa Samweli agiye gutoranya Dawidi, kuki Imana itatoranyije bose? Igatoranya Dawidi, igasiga abahungu barebare n'abeza bambaye amapeti ikabasiga. Kuki itabatoranyije bose? None ejo bundi rero Yesu aje kutubambira ku musaraba, ngo Yesu atoranya intumwa 70, abona ko nta mumaro bazazagira, arongera asubiramo atoranya 10 na zingahe? 12. Kuki atatwaye bose? Ntabwo abantu bose baba mu mugambi w'Imana. Ahubwo nakubazaga urimo cyangwa nturajyamo? Yewe data, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Ni ijambo ryavuze ngo kuhana kwa mugambi w'Imana icyo gaciro. Yaba lasidebo talama ndoze kide bone tasir. Imana izagushyira mugambi wayo kuko niko gaciro gakomeye. Imana ihimbazwe cyane. Ngo nuko Goliyati, baravuga ngo dufite intwari Goliyati, naho Imana yatoje umuntu mu ishyamba batamuzi, wabana b'Imana batorezwa isi ntabwo ihazi, ntabwo izanahamenya. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Shalaki de bone taye mandoze keta. Nkuko igihugu kigira aho gitoreza abasirikare bayo, ni Imana ifite aho itoreza abantu bayo, ibashyira mu mugambi wayo. Ntabwo abantu b'isi bagira ubwenge aho batoreza abasirikare, none ngo Imana niyo yabubuze. Kandi Imana ifite ubwenge buruta bw'abantu. Namwe mu byibaza. Igihugu gifite aho gitegura aho gitoreza abantu bayo, gitoreza abasirikare badasanzwe, bajya mu kirere, abajya hasi, abajya mu mazi, abaguruka. Ntabwo Imana ari yatakaje ubwenge, idafite aho itoreza abantu bayo bazatuma izina ryayo rihabwa icyubahiro. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Ngo Dawidi Sawuli amuhamagara ati nawe waba muri abo barwanya Goliyati? Avuga ati ndahari. Ngo yari mugufi cyane ni mutoya, ni nkanjye hano ku gahuru. Ubundi bavuga ko afite hagati y'imyaka 16 gutyo n'5. Yari muto cyane, ariko mu Mana Yesu yaramukujije. Agaciro cy'imyaka ufite muri Yesu, agaciro ni Yesu ugana uko angana muri wowe. Ndarisubiramo, agaciro cy'imyaka ufite, agaciro ni Yesu uko angana muri wowe. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Ni impamvu ngo
Samweli akiri mutoya ngo yakushimaga n'Imana akajya ahanurira Eli kandi yari umutambyi. Imana ntigira izo protokole by'amatetere, reka ntabwo ari byo Imana ireba, kuko Imana ifite agaciro karenze protokole abantu bashyira mu isi. Reka nihute ijambo ryiza. Goliyati ariyamamaza naho atazi ko Imana yateguye uzamutsinda hasi. Satani akurwanya gushyiraho ibitero, Imana yateguye inzira, yateguye imbaraga, yateguye ubutware bwayo bwo kurimbura ibyagusuzuguraga. Shala benefo. Reba kuri mu mugambi wa Kristo gusa, ibindi byihorere. Nuko Dawidi abwira ngo Sawuli, aravuga ati yanyije inzara z'intare, ikanyiza idubu, Pelebo ya Sakitafo izanyiza n'Umufilisitiya utaracebwe. Yabaje amakuru tese yarabatijwe, agira itorero, Yesu aramuzi, tereka da. Murimbyi niyo yavuze ngo utarukusha gusenga ntagagutera iki ubwoba. Mbega ijambo riryoheye. Dawidi aravuga ngo nzamutsinda, lasira Imana izamungabiza. Nuko Dawidi atangaza ukuntu agiye kuba Imana yamugabije Goliyati n'Abafilisitiya, agiye kuba bagira ibisiga. Aravuga ati mwanteye mu izina ry'Imana zanyu, ariko njye yabatera mu izina ry'Uwiteka. Ntabwo yabatera mu izina rya Dawidi yigira kwibona, yabateye mu izina ry'Uwiteka yamurengeye. Y'abantu bavuga ati ngewe rero ngo ngewe, ijambo ryitwa ngewe Yesu araryanga kubi. Jya ushyiramo uYesu, wowe ubure hagaragara Yesu. Wowe ntacyo ushoboye, yashoboye Uwiteka. Imana ihimbazwe cyane. Nuko Sawuli yambika umwenda Dawidi w'urugamba, aho umwambitse aravuga ati ntabwo umenye, ntabwo ari ibyanjye, ntabwo nabitorejwe. Mwene data, wambaye umwenda wande? Wambaye umwenda wande? Iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana yambara umugambi wa Yesu, ntabwo yambara umugambi y'abantu. Latose menema. Ngo Sawuli amwambika umwenda wa gisirikare wabo w'umwami, ariko Dawidi atambutse ngo biranga. Aravuga ibi ntabwo umenyereye, abivanamo. Igihe abantu bajya mu bitari ibyabo bikazabagora. Yaramwambitse ibitari ibye kuko ntiyabitorejwe. Haleluya. Ntiyabihamagariwe. Dawidi yari afite uko yahamagawe nuko yatojwe. Eleto nuko yigishijwe, nuko yabwirijwe. Tozinema mandone taya sekita. Mani himbazwe mu izina rya Yesu. Ko yigishwe yicaye idubu, shwanyaguza intare. Rero agiye kwambara umwenda utaruwe biranga. Wambaye umwenda wande mwene data? Hari umuntu yambara umwenda utaruwe, akambara umwenda w'ubutambyi kandi ari umwinginzi. Ntabwo bihura. Ntabwo bihura. Peleta kuzevo mando ya sekita. Akambara umwenda rwese wo kwishyira hejuru kandi agomba guca bugufi. Wambaye umwenda wande? Wambaye ubushake bw'Imana cyangwa wambaye umwenda w'isi na Satani? Isuzume bundi wisha. Ngo nuko Goliyati arihimbaza naho Imana yamupangiye. Reka ibyihimbaza bireka Imana yabipangiye. Biraza gukatwa igihanga mu izina rya Yesu. Ngo nuko Goliyati aravuga ati umwenda, ngo bambe Dawidi aravuga ati uno mwenda ntabwo umbereye, ntabwo ari ibyanjye rwose. Ngo nuko yifatira amabuye ashyira mu ivumba rye, ashyira mu muhumetso. Shalanima. Uyu munsi ni ukuzunguza gahunda, ni ukata igihanga. Imana ihimbazwe cyane. Ariko yaba uri mu mugambi w'Imana, Imana ihimbazwe cyane. Ngo nuko Abafilisitiya bahagara ku musozi bajya mu kibaya, aho bitegeye imidugudu yose, kugira ngo babone Imana y'Isiraheli n'Imana y'Abafilisitiya. Reka mbabwire, hanyuma y'Imana zose hari Imana yo mu ijuru. Yaranesheje, izahora inesha iteka ryose. Imana ihimbazwe cyane. Ngo nubwo Umufilisitiya asugura Dawidi, aravuga ati aka kantu koko aramusugura, aramufeka cyane. Reka mbabwire ko bagusuzugure, ntabwo bazi icyo kurimo.
reka bakwitiranye, ntabwo bazi Yesu ukurimo. Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Ntabwo bazi umugambi Imana ukuriho neta, kuko ntabwo Yesu areba ibihagararo, ntabwo areba ibigaragara. Yesu arihagije, haleluya. La sinema, abantu bareba ibihagarara, bareba ikihagararo, bakareba ibigaragara, ariko ntibaza agaciro ibitagaragara. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Umufilistiya agasuzugura Dawidi, aramufeka cyane, avuga ati si nguyu koko nuje kurwana nanjye, nashaka umuntu w'urukoroko munini cyane nkanjye, wateruye ibyuma, naho haje umuntu inyangufi nyirazo, naho afite Yesu uruta Abafilistiya. Haleluya, haleluya. Dufite uwatubambiye ku musaraba uruta byose. Imana ihimbazwe. Pene mandoze kode bone time mandoze keta. Dawidi aravuga ati ndagutera mu izina ry'Uwiteka wasuzuguye. Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Ingabo z'Abisiraheli zari zaragiye mu mwobo pe, ubwoba bwarabishe. Ubu Satani yateje ubwoba abantu, ntawe ucira hasi. Aravuga ati igihe mwasengeye nta Mana mugira, Satani akakwangura neza neza, ugahwera ukamera nk'imboga zawe n'umwotsi. Reka da, va ku giti de, Yesu aracyakora. Yego, Yesu atubambiye. Imana irahari. Murimbyi yagiye yaravuze ngo ntaho yagiye iracyahari, ntaho yagiye iracyahari. Wewe waragiye ku Yesu aracyahari. Garukira Imana, Yesu aracyakora. Wikwanga n'Abafilistiya, Abafilistiya bisobanura abadayimoni. Goliyati bisobanura Satani. Goliyati ni dayimoni ikomeye ya Satani. Satani. Rero Abisiraheli bari bagize ubwoba, babona intwari we Dawidi. Reka mbabwire, Imana itegura inzira zayo abantu badakeka aho zava. Mu Bisiraheli ntabwo bakeka ko Dawidi yagarura agaciro zina ry'Uwiteka mu Isiraheli. Abantu badakeka ko Imana yabakoresha, ni Imana igiye guhagurutsa. Abantu badakeka ko Imana yabavugiramo, ni Imana igiye kuhavugiramo. Peleto kize vone mandore kide binita. Bari mu mugambi w'iki w'Imana, kuko ariko gaciro. Ngo nuko Dawidi azunguza ibuye, arazunguza ngo ariko cara mu ruhanga. Goliyati agwa yunamye, ngo nuko inkota Goliyati arafite, Dawidi arayifata ikatisha Umufilistiya, ngo igihe geragera iramucokora, kubita ku ruhanga arahwera, yikubita hasi yunamye. Ibyinshiragaje byose by'umuname mu izina rya Yesu. Shalom benekudefo, ibyagutesha agaciro Yesu bikata ibihanga. Kuki igikasi igihanga ntabwo kigaruka. Iyo ukase inzoka igihanga ntiyongera kwiteranya. Buri kintu cyose gikase umutwe ntabwo kigaruka, kuko umutwe nibwo buzima bwacu. Rero Imana igukatira ibyakusuzuguraga byose, igukatira imigambi ya Satani ku buzima bwawe, shedomenema, igukatira inyatsi c'igihanga mu izina rya Yesu, zemenema, igukatira ubwo burwayi buca igihanga mu izina rya Yesu, nibwongeye kugira ubuzima. Ibyo iraza gukata ku buzima bwawe nawe urabizi, ariko yabura umugambi wande w'Imana. Ngo nuko Abafilistiya barabirukankana, barabanga intwari yacu iratsinzwe. Satani azahora atsindwa iteka ryose, kuko Yesu ari hejuru byose, yaratsinze. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Ngo nuko Dawidi aba intwari mu Bisiraheli, baramuramya baramuhimbaza, baramusingiza mu gihugu cyose, kuko agaciro k'Uwiteka kagarutse. Imana ihimbazwe cyane mu bantu. Ubu abantu batujije izina ry'Uwiteka, iyo abantu bavuze ngo abakozi b'Imana, bareba ikindi kintu, babarebamo mu yindi sura, kubera ko Satani yirukanyishije abantu, batera ubwoba, biteye ubwoba. Abantu bayisha mu mwobo, bahinda imishitsi, babona ko Imana itagishoboye. Yesu aracyakora. Yatsinze Goliyati, yatsinze Abafilistiya, iracyari ku ngoma iteka ryose. Ngo nuko Dawidi 12 haravuze ngo Sawuli tukajya atinya Dawidi cyane, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Imana ihimbazwe. Sawuli yatumaga Dawidi ku Bafilistiya ngo kugira ngo bamwishireyo, kuko yamugiriye ishyari. Iyo Imana izamuye umuntu, abantu bakugirira ishyari. Iyo Imana ikoresha umuntu, abantu bamugirira ishyari. Iyo Imana ikunda umuntu, abantu bamugirira ishyari. Ariko reka bayigire, izabahitana, kuko Imana ntikangwa n'abakugirira ishyari. Icyo yavuze izagisohoza mu izina rya Yesu.
Imana ihimbazwe. Kuba mu mugambi w'Imana niko gaciro. Perezo benefo. Sawuli yahize Dawidi, ariko ko Dawidi ari mu mugambi w'Imana, tayazo bi ekidefonema, Sawuli aramubura akajya muhitaho. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana, ibyaguhigaga biguhitaho, kuko Yesu lebo eta abirusha imbaraga. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Shalabe kitefo. Daniel avuze ijambo ryiza rikomeye, mbega amagambo akoryoshe. Daniel avuze ijambo ryiza ko ngo ne mugabo ukundwa, witinya, ngo Imana yatumye marayika wayo ari we Yesu, lesine mandoze kota. Asanga Daniel arimo gusenga, ngo igihe yashikajeho gusenga no guca bugufi imbere y'Imana, byarumvishwe. Imana ihimbazwe cyane. Ibyo yasabye byarumvishwe. Daniel ngo yarakundwaga n'Imana ko ari mu mugambi w'Imana. Mwibuka abanyarwa mu gihugu cy'i Babuloni, ngo Daniel agambira kwitanduza ibyo kurya by'ubwami, beleta ya zone mandoze kota, ngo Imana imuhindura minisitiri w'intebe mu gihugu, muhinda umuntu ukomeye kuko ari umugambi w'iki w'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Ngo mareka aramukomeza, haza umuntu umeze nk'umuntu, ngo aramukomeza ngo witinya, mugabo ukundwa. Daniel ahegeraho arakomera, harakomezwa. Imana ihimbazwe cyane. Iyo umuntu ari mugambi Imana, Imana iramukomeza. Tayazo bishene, mwibuke Yosefu agurishwa muri Egiputa na bene se, mugambi Imana baramurinze paka, habeshikwa ko yasambanyije umugore w'umwami, aremera arafungwa imyaka hafi 15. Helebo shikidebo, agera mu nzu y'imbohe, aba umutware w'imbohe, lestoye mandoze kutakajya arotorera abantu inzozi bo mu bwami, kubera ko Yesu yari kumwe nawe. Imana ihimbazwe cyane. Hagira abaminisitiri wo muri Egiputa cyose mu gihugu, yungiriza Farawo, yungiriza umwami wa Egiputa. Imana ihimbazwe cyane. Shalakota yasire hene mandoze kuta, kuko Yosefu yari mu mugambi w'iki w'Imana. Mwene data uri mu mugambi wande? Uri umugambi y'abana b'abantu? Uri umugambi y'abisi cyangwa uri umugambi w'Imana? Iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana haratungurana, abantu bamuciraho iteka, abantu bakabanga ejo arapfuye, abantu bakavuga ngo ntacyo azigezaho, ariko umugambi w'Imana umugeza kure. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Mwibuke Siteri, yari mu mugambi w'Imana, umukobwa w'imfubyi ngo mwiza cyane ufite igikundo cy'Imana. Heneta yazomine sekuta, ariko igihe kiragera umwami aramubenguka, abandi barataha bataramana amasa gusa. Iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana agira amahirwe ahandi bayabuze. Haleluya, ndarisubiramo. Iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana agira ahantu amahirwe abandi bayabuze. Kubera iki? Umugambi w'Imana mu amahirwe. Dawidi yabaye umwami, abagira amahirwe abandi barayabuze. Kuko yagize amahirwe yo gutoranywa n'Imana ikabushyira mu mugambi wayo. Ugira icyifuzo kuba mugambi w'Imana, kuko imigambi y'abantu igirangira. Ikirangira igira garante. Umuntu akavuga ati nzakugira ikorera iki, nzagukorera iki, bikarangira atanabikoze, cyangwa bikarangirana pe n'abapfuye. Abantu bakajya mugambi ati tuzamuhitana, ariko umugambi w'Imana uragusimbukisha abanza ukabaho. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Avuga agaciro ko umugambi w'Imana kangana gute? Ntagire ikintu kizitambwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yobu yaravuze ngo nta kibaje akora umugambi w'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Murabyibutse? Yobu ahura n'ibishutwe, umugore aramwihakana ngahakana Imana ye, abana imitungo birarangira, ariko umugambi w'Imana uramushumbusha, umuha ibyo yahombye. Imana ihimbazwe, uramukubira. Turi ku ijambo rivuga ngo kuba umugambi w'Imana uko agaciro. Uri umugambi wande? Kandi cyatuma umugambi w'Imana nagakiza nta kindi. Utagira ngo umugambi w'Imana tosinema uri mu gakiza ka Yesu. Yawe utari mu gakiza ka Yesu, ongera ukajyemo ndi busha. Yawe arakavuyemo, ongera ugasubiremo. Telesta ya mandoze mini kidefoneta. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Nta handi wahura n'umugambi wa Yesu atari mu gakiza ka Yesu. Gakiza k'umwana w'Imana uresi enema shetoki de foreta. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo.
biraryoha kuba mugambi w'Imana cyane. Imana ihimbazwa, haleluya. Daniel yabaye mugambi w'Imana bamushyira mu rwobo. Ndafashijwe. Baramugambanira, bakugambanira ntago bazi umugambi w'Imana ukuriho. Abagucira ibice amanywa nijoro ntago bazi icyo uri cyo, kuko bakimenye bakugendera kure, bakubaha. Ariko impamvu batakubaha nuko bataramenya icyo uri cyo muri Yesu. Muri byavuze ngo baratwitiranya ko dusangira ibishimba nk'abandi, tukajya guhahira mu isoko nk'iby'abandi, ariko ntibazi umugambi w'Imana ukugendamo. Imana ihimbaze cyane mu izina rya Yesu. Beleta kide boy sansiri mandoze nima. Daniel baramugambana ngo agomba kuba intare zamuhitana, ariko umugambi w'Imana awusanga mu nzara z'intare, awusanga mu minwa y'intare, ntizamurya. Imana ihimbazwe cyane. Ngo umwami abyuka ninjoro mu rucuku, aravuga ngo Imana yabaje kukurokora izo ntare, aravuga ngo yabaje kundokora kuko ntacyo nagukore, nta n'ikimana nayikoreye kibi. Mugambi w'Imana ukuvana mu rufu warugezemo. Mugambi w'Imana ukurokora abandi bapfa. Mugambi wa Yesu uguha amahirwe andi bayabuze. Shala enema. Mugambi wa Yesu shetokide fuguha agaciro abandi barakabuze. Haleluya, haleluya. Imana ihimbaza. Mugambi w'Imana ukwicaza hano iwanyu batakwicaza, igihugu kitakugeza. Mugambi w'Imana urutahuba, urutahuvuka. Nongeye kuryoherwa na Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Daniel ari mu mugambi w'Imana, abamugambanye ngo intare zimwice zimurye nibo zariye, kuko batari mu mugambi w'Imana. Bamucanira itanura ry'umuriro, mwama bacanira itanura agere yerekwa, aravuga ati ko nashizemo abangahe, uwakanavuye he? Uwakane ni Yesu Kristo. Imana ihimbazwe. Dukeneye uwakane mu mugambi w'Imana, ariwe Yesu. Mwene data, aho uri uwa mugambi w'Imana, ubuzima urimo uwa mugambi wa Yesu cyangwa uwa mugambi wa Satani gushakamo? Isuzume wongere ushakishe urebe kuwa mugambi wa Yesu. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Pelezo mene takuze bonema. Hari abantu benshi babaye mu mugambi w'Imana, hari na benshi batabaye mu mugambi w'Imana baracenyuka. Shadi enekide boneta. Uri mu mugambi wande? Ibyo ukora n'ibyo ugendamo ubone n'umugambi wa Yesu. Wisuzume ku ruhande rwawe. Iyo umuntu ari mu mugambi wa Yesu ntago yifata nk'abiki gihe, ntago yitwara nk'abiki gihe, nemando agira umwihariko we n'Imana. Talasi dekota menema. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Umukobwa wabaye mu mugambi w'Imana ntiyambara nk'abari mu mugambi wa Satani mwisi. Umusore wabaye mu mugambi wa Yesu ntiyitwara nk'abantu bagenda bidunda mu muhanda wajya gufite raso. Reka da, agenda yitwara ndetse ko afite umugambi w'Imana ukomeye. Umupapa wabaye mu mugambi w'Imana ntagamira nk'abarara mu kabari. Ntago biko bigenda. Mama wabaye mu mugambi wa Yesu ntago yifata nk'abagore bapfapfa. Mugambi w'Imana uramuyobora. Mugambi w'Imana umuha ubwenge. Mugambi w'Imana uramurinda. Tosite kute fore mando ya sakita. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Uba mu mugambi wande mwene data. Agaciro k'umugambi w'Imana urakazi cyangwa agaciro k'imigambi y'abana b'abantu? Abantu bazagusezeranya birangirira cyangwa babisoze binashira, ariko umugambi w'Imana utugeza mu ijuru. Umugambi w'Imana utugeza kure. Umugambi w'Imana uraturinda. Umugambi w'Imana utubeshaho bazi ko turabyuka twapfuye. Umugambi wa Yesu zeminikide fura dukomeza bazi ko tugiye kugwa. Abantu batubara iminsi ngo tuzagwa nk'abandi. Idufashe n'aduhaye umugambi wayo ntago wazi imbaraga zayo. Neta lazo biri sekota before. Daniel ngo tumurangize yasenga gatatu ku munsi, kandi umwami yatanze itegeko ko nta ndi Imana igomba gusengwa atari igishushanyo cy'umwami Demokanezari, ariko Imana ngo senga. Reka mbabwire, isi igeze ko igiye gushyira iki gishushanyo, ibigirwamana byarabaye, isi igiye guhinduka ikigirwamana ku buryo utemerwa gusenga Yesu. Ngo ntawemeye gusenga Yesu, bagomba gusenga Imana. Kandi Imana ni Satani, kuko mwizana Imana nyinshi, ariko Imana iba muri Yesu Kristo. Numva abantu bakubuza ngo ntuwemeye gusenga Yesu, uvuga ati karabaye. Rero Daniel yarasenze arabizira ko ari mu mugambi Imana uramurokora. Tuzarokorwa no kubaha Imana n'umugambi Imana twayeje agaciro.
Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Tayazo nibamara gukomera bakora iby'ibici iby'ubutwari. Nta mwana w'umuntu wagukomeza mu isi atari umugambi w'ici w'Imana. Kandi abazashaka kwica umugambi w'Imana ku buzima bwawe bazapfa batarakugeraho, niko birivuga. Goliyati yarapfuye ashaka kugira ngo arokore ateje agaciro umugambi w'Imana mu Bisiraheli, apfa mbere. Abagambiriye Daniel kumugirira nabi bapfuye mbere. Abarwanyaga Mose ngo yigize umutambyi bapfuye mbere. Iyo umuntu ahiga umuntu w'umugambi w'Imana apfa mbere ataragera ku munyamugisha. Nuko bigenda. Uzitondere umuntu w'umugambi w'Imana neza, mugendere kure, kuko ntago uzi icyari cyo muri Yesu. Yamba umuri nk'uwawe ariko ikiri imbere ntago ucize. Eneta ya zenema. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Goliyati yibwiraga yuko araza kubakubita n'Imana zabo, ariko batazi Imana ububasha ufite n'imbaraga. Tugiye gusenga Uwiteka. Shala enema. Imana bwadaye ngo bwabukundwa. Ntago wakundwa n'Imana utari mugambi wayo, ntago byakunda. Mugabo ukundwa igihe watangira gusenga, gushikara gusenga no kwicisha bugufi imbere y'Imana, ibyo wasengeye byarumvishwe. Mwene data wicisha bugufi. Ikigaragaza umuntu ukari mugambi w'Imana kwicisha bugufi, kagena mu bushake bwa Yesu. Ngo wicisha bugufi Imana izamushyira hejuru, ariko uzishira hejuru Imana izamukubita hasi down. Mwene data, iyo umuntu ari mugambi w'Imana agira ibimuranga. Niyo umuntu ari mugambi wa Satani agira ibimuranga. Uba mu mugambi wande, ni uwa Yesu cyangwa uwa Satani? Ongera wisuzume. Pelekita mele azonema. Ongera wisuzume. Yesu aduha imbaraga zo kugira agaciro, zo kumenya agaciro kuba mugambi w'Imana. Goliyati yaratsinzwe akatwa igihanga kuko yishize hejuru, asuzugura Imana y'Abisiraheli, asuzugura Imana yo mu ijuru, arayimenyera. Muri kino gihe abantu bamenye Imana n'abakozi bayo, ariko ntago bazi agaciro k'Imana mu bantu bayo. Ntago bakazi, kuko bakazi bajya babubaha, ariko biravuga ngo nta muhanuzi ugira agaciro iwabo cyangwa mu gihugu cyabo. Yesu nizaguhesha agaciro igihe abantu batazi. Dawidi nta gaciro yagiraga iwabo, nta gaciro yagiraga mu gihugu, ariko kubera umugambi w'Imana wamuhesha agaciro. Ijambo ryaryoshe pe. Daniel ahabwa agaciro kuko yubasha Imana, yubaha umugambi w'Imana muri we. Rero iyo abantu bakeneye gutabarwa ntibazi ubutabazi buva. Ubutabazi buva mu mugambi w'Imana wubashe. Ntago ubutabazi bw'Imana bupfa kumanuka gusa nk'imvura. Reka da, buza ku muntu wubashe umugambi w'Imana mu muntu. Peleto kide stai mandorema. Shalamando de kide voya sikanema. Mani himbazwe, haleluya. Mani ishimwe. Morodekayi ku irembo yubashe Uwiteka ko yari mu mugambi w'Imana. Hamani wari kumubamba abari ubambwa. Yuhiga umuntu w'Imana upfa tarapfa. Nuko bigenda. Nuko bigenda. Daniel yararinzwe. Lesti eneta minima. Shala enekude fayasiye. Morodekayi ku irembo hararindwa. Goliyati sobinifo arapfa. Hamani washaka kubamba. Hesho binitaya binise kude fone man. Abarubambwaho. Mana ishimwe cyane. Sago nzirembo uriho. Irembo waba uriho ryose ubaho Uwiteka. Morodekayi ku irembo ry'ubwami yubasha Imana iramwubahisha. Abamugambaniye bose barashe n'umuryango wabo. Iyo ugambiye umuntu kumugirira nabi, barashira, kuko bamenye umuntu batazi, bamwitiranya ko ari umugenzi wabo. Reka da, mwene data njye rutuze. Ushaka umugambi Imana ku buzima bwawe ntuzakurengera. Reka bakugambane bakurwanye. Yesu azabatsinda atabagisha inama. Yesu azabavana mu nzira atagisha inama, kuko nta musaruro bamufitiye. Imana izi umuntu w'agaciro, izi umuntu uzamugira umusaruro. Ibidafite umumaro rero bivana mu nzira. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Digiyoni Imana avuga ngo baracyari benshi, iri jambo tuzatambutsa. Iravuga ngo baracyari benshi mu gihe bajyana ku kagezi, abandi barataha. Go home.
Imana ihimbazwe cyane, tuzaryigisha. Baracyari benshi. Yesu areba abantu umumaro niba w'agaciro, abandi bose wapi. Imana ikugeneze mwere date kurwanirire. Tujye gusenga Imana, wongereho agaciro umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo yashoze icyo washakaga, umugambi w'Imana uzagisohoza. Shadow beneta mandozenema. Tujye gusenga Imana. Uri mu mugambi w'Imana. Nta muntu uba mu byaha uba mu mugambi w'Imana. Jya mu mugambi wa Yesu mugakiza. Wongere ugarukire Imana waraguye. Wewe waguye watendebutse, garukire aho ngaho. Wongere ujye kwiyandikisha mugambi wa Kristo. Imana izakugira neza. Izakurwanirira nkuko yarwanira ubwoko bwayo mu izina rya Yesu. Imana turagushimiye kuri mwiza. Tugushimiye ijambo ryawe. Uri Imana ihambaye muri byose. Uri data twese mwiza. Tobe enema. Hene kota ya sekinema. Ndasenze. Sege ubwoko bwawe ujye mu mugambi wawe. Ubwoko bwawe wongeye baha imbaraga. Hari abishe mu mwobo, hari abateje ubwoba na Satani. Ariko Yesu hejuru ya byose, ngaho duhe imbaraga. Twambike imbaraga zawe. Duhe kumenya kugena umugambi wawe mwiza. Neta ya sinema. Twaba mu migambi y'abantu bikarangira. Ariko kuba mu mugambi w'Imana uzutugeza mu ijuru. Ngaho tugire neza. Urengera ubwoko bwawe. Abave mu mugambi wawe, wase umugambi wawe. Mu izina rya Yesu Nazareti. Rwago turagushimiye. Byamaje mu izina rya Yesu Nazareti Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha n'akagaruka. Shalom shalom. Mukanda saburi mukanda share. Imana bagire neza. Amina.